Nge turabana mu iki kiganiro cy'uyu munsi nitwa Mugisha. Ubundi se mwari muri aho nimukomere cyane. Twagiye rwose n'ibintu 8 byagufasha kwibagirwa burundu uwari umukunzi wawe wakwanze cyangwa se mwatandukanye. Ubusanzwe kwibagirwa umuntu mwahoze mukundana ni urugamba rutoroshye. Ibi ndabisubiramwo ntago byoroshye na gato. Ubushatse wabyumva kuko hari abantu uyu munsi banzwe n'abo bakundanaga nabo biyaka ubuzima, umuntu akiyahura agapfa burundu. Hari abantu banzwe n'abo bakundanaga nabo uyu munsi batakinyura mu mayira banyuragamo kuko uwo bakundanaga wenda atuye muri ayo mayira cyangwa se ajya nyura muri ayo mayira. N'urugero aho ngaho kwangwa n'uwo mukundana ni ikintu kimwe mu bitera abantu benshi uyu munsi guheranwa n'agahinda, rimwe na rimwe bikaba byanatuma banafata ingamba zidahwitse cyangwa se imyanzuro idahwitse. Uyu munsi twifashishije urubuga rwa interinete allwomenstock.com. Mbese ngo abagore bose baravuga.com ni urubuga. Ndakubwira inzira 8 zagufasha kwibagirwa ibyabaye mu rukundo rwawe mu buryo bworoshye. Ubanzwe n'umukunzi wawe cyangwa se ufite ikibazo kijyana no kwibagiza umuntu wese mufite icyo muhuriyeho gikomeye cyakubujije amahwemo kugeza uyu munsi, tugenda n'ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro waba warubizi. Kwikubitiro no gushaka ibyo uhugiramo. Ndagira ngo ubyumve neza. Buri gihe cyahise cyane cyane iyo kirimo ibihe by'ingenzi igihe kiba kigoye kwibagirwa. Burya hashize kugira wumve neza ko haba hagoye kwisiba mu bwonko, nuko niyo haba hagizwe n'ibintu bibi ubwabyo nabyo ubwabyo bitoroha kubyibagirwa. Akarusho birumvikana iyo hari hagizwe n'ibyiza ntako kuva mu bwonko. Niba ushaka kwibagirwa umukunzi wawe rero cyangwa se n'undi wese wari uwingenze kuri wowe bikaba bitaragenze neza, shaka ibintu uhugiramo bibigufashemo. Bihugishe ku buryo bwose bushoboka, kuko mu gihe cyose uzaba uri muri byinshi ntuzabona umwanya wo gutekereza ku byahise cyangwa se ku muntu mutari kumwe. Iyo ni inama ya mbere kuva ku rubuga allwomenstock.com. Inama ya kabiri nako ntarayivuga, ibuka kureba hasi iyi video ureba hano tukura handitse ijambo subscribe hakande, bizajya bituma ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Iyi ni chaîne ya Terre Montagne Rwanda ikugezaho ibiganiro byiza cyane. Inama ya kabiri, jya urira mu gihe cyose biri ngombwa. Birasa n'ibisekeje. Mu gihe cyose ushobora kuba warakomerekejwe ushaka kwibagirwa, ukaba utanashaka umutwaro w'agahinda cyangwa se ushaka ko umubabaro ufite wagenda, uba ukeneye kurira kugira ngo ukire. Kurira ngiyi inzira nziza ituma umubiri urekura amarangamutima mu buryo bwose bushoboka. Ijya wirinda rero gufata ayo marira kuko ari intambwe ya mbere yagufasha kwibagirwa ibyabaye. Upfa kutarira mu busa gusa. Niba ufite impamvu yo kurira jya urekura amarira rwose. Ikindi kintu cyafasha uwo ari we wese wifuza kwibagirwa ibyabaye by'umwihariko ku muntu watandukanye n'umukunzi we no gusabana n'inshuti. Kuba uri kumwe n'inshuti zawe zigukunda umwiyumvanamo bishobora kukwibagiza mu buryo bworoshye cyane imigendekere y'ibyabaye byose wowe unabona ko bibabaje ku rwego rutagira ingano, ahashize hakaba amateka. Ariko nanone mu gihe cyose ushaka kwibagiza umuntu mwahoranye mu bihe by'ingenzi byawe, ntukibagirwe kwishimisha wowe ubwawe. Iki gihe uretse guhugira mu kazi kawe ushobora no guhugira nko ku gakino cyangwa se akantu ukunda kagushimisha nko kwandika cyangwa se gushushanya. Ibi nabyo biri mu byagufasha bikakwibagiza ibyakubayeho. Ikintu cya gatanu, shyira kure amafoto ya kera. Gusiba cyangwa se gushyira kure amafoto y'inshuti yawe mwakundanaga nabyo ni ingenzi mu byagufasha. Hanagura rwose. Ibi nibyo twavuga nko kwikiza ibigarura gahinda. Sinzi niba icyo kinyarwanda kibaho, ariko ibi nibyo twavuga nko kwikiza ibigarura gahinda. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu, iyiteho. Mu gihe cyose ufite uwo mutakiri kumwe cyane cyane ku ngingo y'urukundo, kwitaho nayo ni ingingo ishobora kuguhuza ukaba wakwibagirwa ibyabaye. Kugira ngo wibagirwe gerageza kwiyitaho kandi unarye neza. Hanyuma numera neza ku mubiri no mu bitekerezo byawe bizagenda neza. Nibyo ngibyo. Kwibagirwa cyangwa se kwibagiza ibya kera, icyo ni ikintu cya 7. Niba utandukanye n'umukunzi wawe, ibyo ari byo byose hari byinshi muba mwarasezeranye. Ibi nako bigenda ku nshuti zisanzwe gusa nyine zimwe z'imbere. Mu gutandukana rero ni igihe cyo kubyibagirwa ukabisima mu mutwe wawe. Aba ari igihe cyo kwibagirwa ibyo byahise byose kugira ngo utangire gutekereza ku bizaza.
Ikintu cya nyuma ndakumaza uyu munsi cyagufasha kwibagirwa uwo mwahoranye mu rukundo no gutangira ubundi bushyashya. Ndagira ngo ubyumve neza, gutangira ubundi bushya. Burya nyuma yo kunyura muri izi nzira zose maze kukubwira, ubona akeneye kongera kugira inshuti kuko uba ukeneye gukira, ugashaka umuntu wo kukwibagiza ibyabaye bihereranye no gutenguha mu rukundo. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Ngibyo ni ibintu 8 byagufasha kwibagirwa, kwikiza ndetse no kutongera kuba imbata y'ibitekerezo bigaruka byahahise by'umuntu mutagihuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ikiganiro twakoze twifashishije urubuga rwitwa allwomenstock.com. Ku yandi makuru wasura urwo rubuga. Byashoboka ko haba hari n'ibindi byiyongera kuri ibyo bintu 8 tumaze kuvugaho. Niba hari ibyo wumva nawe byafasha umuntu uwo ari we wese kwibagirwa uwari umukunzi wiwe batakiri kumwe, bitwandikire muri comment. Dukunda abantu mutwereka ko tuba turi kumwe. Ibitekerezo byose tubaha uyu munsi ntabwo ari ibitekerezo byacu bwite, ahubwo ni bimwe mu biba byarakozweho ubushakashatsi tugerageza kubakusanyiriza ubundi tukabegezaho mu buryo bukomatanyije. Iki ni ikiganiro waba warubizi. Ntiwibagirwe kuba wakora subscribe kuri channel ya YouTube ya Tele Montagne Rwanda. Ibagirwa uwahoze ari umukunzi wawe guhera uyu munsi. Mugisha niwe mwabanaga, reka tuzasubire ubutaha.